yigeze kuvuga ngo niba ufasha abandi nawe uzafashwa. Bishobora kuba mu kanya cyangwa ejo, kimwe nuko byaba mu myaka magana, ariko icyo ugomba kumenya no kuzitura nuko kamere y'ubuzima ikora. Uko byagenda kose kamere y'ubuzima izakwitura. Iryo ni ryo tegeko ry'imibare, kandi ubuzima bwose ni imibare. Yaravuze ngo niba uri kwitekerezaho ukabona sekibaraje, koresha uburyo utuma na sekibi yitekerezaho. Niba uri kwitekerezaho ukabona dayimoni iraje ije kukurangaza, kora ku buryo niyo dayimoni yitekerezaho. Yaranavuze ngo ntushobora gukanguka mu gihe ugikoresha uburyo bwagusinzirije mbere. Niba ushaka gukanguka, ukwiye kugendera kure ibigusinziriza byose, cyane cyane ibyatumye usinzira mbere. Niba ushaka umusaruro utandukanye n'uwo wahoranye, kora ibitandukanye n'ibyo wakoraga mbere. Yaranavuze ngo buri kimwe cyose giterwa n'ikindi, buri kimwe cyose kigenwa n'ikindi, buri kimwe cyose gikoranye n'ikindi. Nta kintu na kimwe gitandukanye n'ikindi, nta kintu na kimwe kitari mu murongo. Abantu baramutse batandukanye, buri kimwe cyose cyaba gitandukanye. Ibintu byose rero biri uko biri, n'abantu bose bari uko bari. Aranavuga ngo ubucakara abantu bose babamo babushingiye ku bwoba bwabo. Iminyururu izirika abantu mu bwonko yose ishingiye ku bwoba. Aranavuga ngo urukundo nyarwo ni imbaraga z'ijuru zitunyuramo. Iyo izo mbaraga rero zikoreshejwe neza, zigashyirwa mu buzima bw'ibifatika, ziba zifite imbaraga zikomeye cyane. Yaranavuze ngo ukwizera gushingiye ku bushishozi bwa buri wese ni uko umudendezo. Ukwizera gushingiye ku marangamutima ni ubucakara. Hanyuma ukwizera gushingiye ku kubihatirwa, ku ngufu, ubwo bwo ni ubujiji. Yaranavuze ngo uwirinze uburwayi bw'ejo niwe uzumva icyanga cy'ibyo ageraho mu buzima. Ibya bindi nkunda kubabwira ngo yaba umuntu wateye imbere ndetse nawe wifuza gutera imbere, ikintu cya mbere ukwiye kwitaho ni ubuzima buzira umuze. Kubera ko iyo ufite ubuzima buzira umuze, buri kimwe cyose kirakuryohera. Ariko iyo udafite ubuzima buzira umuze, buri kimwe cyose kijya mu mujyi w'uko ubuzima bwawe buhagaze. Hari ibyo utarya kubera ko ubuzima bwawe butabikwemerera. Hari aho utajya kubera ko ubuzima butabikwemerera. Hari ibyo utakora kubera ko ubuzima butabikwemerera. Iyo ushaka gukomeza kuryoherwa n'ubuzima, ukaryoherwa n'amafaranga yawe, ukaryoherwa n'ubutunzi bwawe, ugerageza gusigasira ubuzima buzira umuze. Ku muntu utaratera imbere nawe akwiye gusigasira ubuzima buzira umuze, kubera ko ntawamenya igihe inzozi zawe zizabera impamo. Hari igihe rero ukabya inzozi zitakibashije kukunezeza kubera ko amagara yawe atabikwemerera. Hari abantu benshi bagiye bakabya inzozi bari mu myaka 60, 70, 80. Even na Colonel Sanders uriya washinze KFC yateye imbere ari mu myaka 65, 70. Hari igihe rero ugera muri iyo myaka ubuzima butakwemerera no kurya ku iterambere ryawe. Yigeze kuvuga ngo tangirana n'ibihari, tangirana n'ibishoboka, tangirana n'intambwe ya mbere, kandi nta gihe cyiza cyo gutangira kitari none. Yaravuze ngo ibyo ukeneye kumenya bya nyabyo kugira ngo ubeho ubuzima bwuzuye ni bike, ariko kugira ngo ugere ku rwego rwo kumenya ibyo bike bigusaba kwigomwa byinshi. Guru Jeff yaravuze ngo hariho ibintu bibiri mu buzima bitagira iherezo. Icya mbere ni ubuswa bw'abantu, icya kabiri ni impuhwe z'Imana. Igeze no kuvuga ngo ntukizere ikintu icyo ari cyo cyose kugeza no kuri wowe ubwawe. Ariko biranumvikana. Usubije amaso inyuma ntabwo wabura igihe nawe ubwawe wigeze kwitenguha. Buriya iyo wasinze waborewe uba witengushye. Iyo ukoze ikosa runaka uba witengushye. Ntukizere ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa umuntu ari we wese kugeza no kuri wowe ubwawe. Guru Jeff yaravuze ngo ikintu cyose cyorohera umubiri kiba gikomereye ubuzima bw'imbere muri wowe. Ikintu cyose gikomereye umubiri kikorohera ubuzima bw'imbere muri wowe. Aranavuga ngo ntukite cyane ku musaruro, wowe kora ibyo usabwa gukora, umusaruro uziyitaho. Guru Jeff yaravuze ngo kwihangana ni umubyeyi w'ubutsinzi. Aranavuga ngo imwe mu mpamvu ikomeye yagufasha gukora cyane no kwita ku by'ingenzi mu buzima ni ukuzirikana ko isaha ariyo yose ushobora gupfa. Niyo mpamvu nubyuka mu gitondo ugomba kwibaza cya kibazo: ese uyu munsi abaye ari wo wanjye wa nyuma? Nakwishimira gukomeza gukora ibyo ngiye gukora? Igisubizo nusanga ari wowe, ni igihe cyo guhindura paje. Kora bya bintu wakabaye ukora kabone nubwo bakubwira ko ejo hadahari. Guru Jeff yaravuze ngo ni byiza gushakana n'umuntu muhuje imyumvire n'imitekerereze ku ngingo ijyanye n'igikorwa cyo guhuza urugwiro mu bashakanye.
Jeff yaravuze ngo hariho itegeko rya kamere rivuga ko buri guhaga kose kurengeje urugero guherekezwa n'igihano. Uzarebe uwahembutse cyane wese akarenza urugero, uko byagenda kose ahura n'igihano. Gusinda ni igihano, kugwa ivutu ukarara udasinziriye ni igihano. Kugeza ubwo niyo uhora ubisubiramo, ibihano birenga kuba iby'ako kanya bikagera ku bihano bikomeye birimo n'uburwayi bw'akarande. Rero navuze ngo niba ushobora kugaburira umuntu agatasi k'icyayi mu buryo bwa nyabwo, nta kintu na kimwe utabasha gukora muri ubu buzima. Aranavuga ngo guseka ni urukingo rw'uburozi buvuburwa n'imibabaro y'ubuzima. Guseka ni ikiyobyabwenge cyiza kigufasha guca mu ngorane z'ubuzima nk'uri mu kinya. Niyo mpamvu umunsi utarimo igitwenge uba upfuye ubusa. Yaranavuze ngo twiga nk'uko twigisha, mwene muntu yigira mu kwigisha abandi. Aranavuga ngo igihe cyawe ku isi gitangirana n'ivuka ryawe kikarangirana n'urupfu rwawe. Yaranavuze ngo nta kintu na kimwe gishobora kugerwaho hatabayeho imibabaro. Utababara n'uri mu mva. Imibabaro rero ni igice kigize ubuzima. Aya rero niyo magambo y'ingenzi nabagezeho yavuzwe na Jeff. Jeff rero yubahwe.